kwikirikaho tuza kuri ayo mazina ya wifi ndi gukoresha. Wakirike naho numara kwakirika uje kuri wireless properties, nayo ikirikeho numara kwikirika uje kureba ahangaha urabona utuntu tubiri harimo connection na security. Kirike kuri security noneho uje kuri show characters. Ubu buryo bwonyine bwizewe bushobora kugufasha kumenya password ya wifi uri gukoresha, cyangwa se kwa kundi ugenda ukabwira umuntu ati nshaka password kugira ngo nemererwe gukoresha wifi yawe, akakubwira ati mfasha nibura mereza computer yawe ngo ushyiremo password ntabwo nshaka kuyikwereka. Ubu rero wagize amahirwe akayikwereka kugira uyimenye neza utazongera kuyisaba, uraza kuri wireless properties ukaza kuri security and show characters. Hano ukabona ukagira ute ukicara utuje ku buryo n'undi muntu wese wagusanze ushobora kuba wamuhereza ino password wifi nawe akayikoresha. Ubu rero nibwo buryo nagira ngo mbereke bumwe bwizewe. Ubaye wakunze aka video wakora like ndetse na subscribe kugira ngo ujye ubona video zacu mu mbere. Ciao ciao.